kubaho nizera umugore wanjye byari bitangiye kwiyongera cyane. Ijoro rimwe ubwo nari ndyamanye n'umugore wanjye natangiye kumushyira utuntu munsi y'amaguru kugira ngo mbone aho ajya uwo bajya kurebana buri joro, bitewe n'ubwo buri joro yarasigaye anyibeta akajya kureba umuntu. Nkimara kubimenya rero nakoze icyo buri muntu wese yakora, nagombaga kugenzura nkamenya ngo umugore wanjye buri joro ajya kurebana nanjye aba agiye mu biki. nguko nabigenje. Naratangiye ndamugenzura mu buryo budasanzwe, mashyira utuntu ku buryo nakandagira nanjye ndi buze kumenya aho agiye. Ndangije ndiryamira kuko numvaga nta bibazo nshaka kwiteza, ariko natekerezaga ko undi ufatire ku mugore wanjye dushobora no kuba twakicana nk'uko byagendaga n'ubundi. Nkimara gusinzira umugore wanjye yarandebye abanza kureba neza niba nasinziriye, kandi nari nisinzirije. Ubundi akomeza kundeba, arabyuka gahoro gahoro gake gakeya. Arangije kubyuka arambara, amajije kwambara n'ubundi aragenda. Ubu noneho nibwo nari ndi kubona neza ko umugore nishakiye mukunze atangiye kunca inyuma. Mu kugenda bitunganye cyane, umugore wanjye yafunguye urugi rwo mu cyumba. Ubwo nanjye nari ndi kubireba byose, ahasanga umusaza ba basaza basabiriza ku muhanda. N'uwo umugore wanjye yari agiye kureba. Nkibyuka ako kanya nk'umuntu wibyukije, nanjye nahise nkurikirana cya kirenge cy'umugore wanjye nari nashyize hasi kugira ngo bamenye aho umugore wanjye agiye. Nagikurikiranye neza kandi ngikurikirana mu buryo ubwo ari bwo bwose. Nakomeje kureba ndebe neza niba koko uyu mugore nishakiye atari umuntu w'umusazi. Naho umugore wanjye yo kubwira uwo musaza ati hangane, aza kugushakira aho kuryama kandi ibintu byose biraza kugenda neza, wigira ikibazo. Ibyo utekereza ko bitari buze kugenda neza biraza kugenda neza, kandi wihangane. Ntabwo nari mbizi, ihangane ni ukuri pe. Reka noneho dushaka akamatura ko kuryamaho. Naho umugabo wanjye we nze y'umusobanura mu kindi gihe. Ayo magambo yose nari ndi kuyumva, nuko umugore wanjye yakururaga akamatura kugira ngo abone uko aryamisha uwo musaza, byose nari ndi kubyumva. Nibwo nabagezeho sasa. Mu kubageraho nagiye murika buri karenge kose umugore wanjye yagiye kugira ngo ntaza kwirirwa nkomba ibintu maze babimenye. Mu kumurika buri kirenge cyose umugore wanjye yagiyeho byasaga nkaho bigoye cyane. Nuko nguko naje kubafata, naje niteguye mfite ikintu cyo gukubita umuntu ugiye kumfatira ku ngufu umugore, nako umuntu ugiye kuryama n'umugore wanjye. Nanjye nti ubu rero noneho uje kunyitambika kugira ngo mbabarire uwo muntu mugiye kuncana inyuma. Naragukunze, nagwaye buri kimwe, nakoze buri kimwe cyose kugira ngo nawe unkunde. Umugore ati ariko nubwo wakoze buri kimwe, ibyo uri gutekereza ntabwo ari ibya nyabyo. Chilling down, tekereza neza. Nanjye ni ibyo ndi gutekereza ntabwo ari ibya nyabyo. Umusaza ati ni ukuri ntabwo ari ibya nyabyo. Yari afite urupapuro mu ntoki ati ahubwo basomere runo rupapuro. Niko umusaza yambwiye. Mu gusubiza inyuma namubwiye ko nigeze kumubonaho, kandi koko uyu musaza nigeze kumubona iruhande rw'inzu yanjye. Bwari umunsi umwe niviriye mu kazi, ubwo nafataga imodoka yanjye nkayifunga, ubundi nkinjira mu rugo. Mu kwinjira mu rugo by'impanuka ikofi yanjye yaraguye. Uyu musaza nibwo yahise abona ikofi yanjye, maze arampamagara ati yewe ikofi yawe urayitaye. Muri ibyo byose umusaza yafashe ikofi yanjye arayireba. Nanjye mvuye muri telefone bisa nkaho umusaza yumiwe. Nibwo natangiye kuvuga ati ikofi yanjye se kandi nguko byagenze. Umusaza yarebye ya kofi atangira kumirwa. Njyewe nari nzi ko ashaka kunyiba amafaranga. Mu kwisaka nasanze kofi nayo mfite. Narebye hirya no hino mu guhindukira nsanga wa musaza ari we ufite kofi. Ati wagisaza we, washakaga kunyiba? Ese nawe ushaka kunyiba ntiwari bunyibe neza? Ariko nyine udatwaye ikofi yanjye nkagiye mugira ubwenge, mukaza no gutekereza ku byo mukora byose bya buri munsi. Umusaza ati ariko ntabwo nashakaga kukwiba, just nashakaga kugufasha. Hari ikibazo se? Nanjye ni washakaga kumfasha. Ati yewe wamfashije nyine nabibonye. Ati mwana wanjye. Umusaza naramusunitse ati ariko abasaza b'abajura ubundi mwabaye mute? Nta nubwo ushaka kwihangana ukamenya ibyo urimo.
nta soni nguko nasize umusaza hanze. Ibi byose nibyo nari ndi kubabwira, babwira buryo ki n'ubundi uyu musaza na mbere namubonye natangiye kumubwira ko ari umujura, ko ngiye kumuhamagarira polisi. Umugore wanjye yakomeje kubihakana ati oya wimuhamagarira polisi. Umusaza ati nta kibazo mureka mpamagarira polisi, ariko mbere y'uko mpamagarira polisi nabanza afata aka kantu. Ni impano namuteguriye iri buze kumufasha, kandi iyi mpano ishobora kuba yagorana kuyakira ariko ihangane gifata. Ntabyo nakiramo, uri kunyakiza si bike, ibyo ni ibice uri kuwomereza. Ibyo impano ibiki ibyo se ni nta mpano yawe nkeneye. Icyo nshaka ni uko menya ukuri, wowe n'umugore wanjye muri gupanga iki? Ese wowe n'umugore wanjye koko urashaka ko umugore wanjye acitinga cyangwa nci inyuma yangiza ukambwira ngo nifate impano? Iyo mpano ni bwoko ki? Iyo mpano uri kuma ni bwoko ki? Umusaza ati ntabwo ndi kuguca inyuma, ni ukuri kandi ubyumve neza. I'm not even cheating on you. Ni ukuri ntabwo ari kunca inyuma, ahubwo yaranabaye. Ni uko umugore yambwiye ati uyu mugabo yatabaye ubuzima bwanjye, rero nk'ibyo uri kuvuga byo kuguca inyuma ntabwo uzi ahantu bikuye. Ati ariko murabeshya ye, muratangiye no kuntekenika ahangaha ngo yatabaye ubuzima bwawe, ibiki byose bidasanzwe. Ati ariko ntabwo uri muzima. Umugore ati yatabaye ubuzima bwanjye, dore uko byagenze. Uyu mugore yari ari kugenda nijoro, ari mu ijoro cyane cyane, gusa uko yagendaga inyuma ye hari umwicanyi, dore ngo y'amaguru y'umwicanyi. Uyu mwicanyi atinda kwica. Umugore mu kumubona ubwoba bwatangiye kumwica, ati noneho baranyishe. Umugore yakomeje kugenda, mu guhindukira umwicanyi yamugezeho ati basi fata buri kimwe, fata amafaranga, fata telefone, ariko winyica, ndakwinginze winyica. Uyu mwicanyi yashakaga kwica umugore wanjye. Bikiri muri aho ngaho, uyu mwicanyi hari umuntu wamwishe, ari uyu musaza turi kureba hano. Uyu musaza ati fata ibyawe byose. Umugore disi yaravuye no gusenga. Umugore ati nzakwitura iki? Umusaza ati oya nta kibazo, turi umuryango, kandi ntabwo nari bubone umuntu ushaka kukugirira nabi ngo mureka kugirire nabi, kandi bizi ko njye namwe turi umuryango. Nguko umusaza yatangiye kubwira umugore ko ari umuryango we. Umugore yatangiye kumirwa ati ahubwo nta kibazo, wowe genda ukore buri kimwe cyose neza, witwararike whatever and ever, ugende neza. Umugore wanjye ati nguko umusaza yamaye ifoto iriho mama wanjye, nanjye n'umujinya mwinshi nk'umuntu wari wariburiye mama ati ifoto ya mama wanjye uri kuyikura he? Byagenze gute kugira ngo ufate ifoto ya mama wanjye? Ifoto ya mama? Nta n'isoni, uri kumpa ifoto iriho mama, wayikuye he? Nakomeje kumusobanuza n'agahinda kenshi ati ifoto iriho mama wayikuye he? Ngaho mbwira iyi foto wayikuye he? Umusaza ati nanjye ndi mu ifoto, ariko ndi mu ifoto niko yambwiye. Ati mama wawe ntabwo ari wenyine, ahubwo nanjye ubwanjye ndi mu ifoto. Mu kwitegereza natangiye kumirwa. Ati oya njye mama yambwiye ko papa yapfiriye muri papa yagiye ku rugamba akaba intwari, ari mu gisirikare. Wowe waba uri papa gute? Waba uri papa gute kandi nzi neza ko papa ntawe ngira? Papa wanjye se arazutse kandi umusaza atangiye kunsobanurira ati buri muntu wese atekerezaga ko nshobora kuba naragiye mu gisirikare cyangwa mu ngabo z'igihugu, ariko ntabwo ari byo, nari mfunze. Umugore wanjye nawe ntabwo yigeze amenya, nagiyemo nkoze amakosa baramfunga. Ni ukugaruka nabuze buri kimwe. Ubwo umusaza atangiye gusobanurira nyuma yo kumusobanurira numvishije byose bigoye. Ati ejo nubwo nabonye mu ikofi yawe maze mbona umwana wanjye, ndavuga ati nzagukurikirana ako bizagenda kose, uri umwana wanjye Eric, uri umwana wanjye. Aya magambo umusaza yambwiye yarankomerekeje cyane, akomeje kumbwira ko ndi umwana we, byaragoranye cyane. Ati Eric, uri umwana wanjye. Nanjye ni oya, ntabwo byumvikana. Gusa umusaza yakomeje kumbwira ko ndi umwana we, ko byose abimenye bitewe nawe ari tenataye. Ari niyo mpamvu yizitse ku muryango wanjye bitewe n'uko yashakaga kubana n'umuhungu wanjye. Umuhungu ngo yataye akiri umwana,
agiye mu gisirikare ntibyaza kumuhira. Yatangiye guseka, nanjye agahinda kari gatangiye kunyica kuko nabirebaga byari bigoye cyane. Umugore wanjye ati nanjye iyi story yose yayimbwiye ejo. Ndavuga ati rero ntabwo twatuma papa wakomeza gusabiriza, naza abe hano tubane nawe niturya dukeya tujye dusangira nawe ariko ntazasabiriza. Umusaza ati Derek umbabarire, Eric umbabarire, I'm sorry umbabarire, byose ntabwo byari iby'ubushake bwanjye, ntabwo nigeze mbyifuza ariko I'm really sorry umbabarire. Ndumva aricyo kintu cyonyine ngomba kuvuga aka kanya bitewe n'uko ibindi byo kuvuga ashobora kuba byagorana cyane. Icyo ngusabye ni imbabazi. Natangiye kumirwa, natangiye gutekereza uburyo ki byose bigoye ko byiyumvisha. Nanjye it's okay dad, winsaba imbabazi. Natekereje uburyo ki niyeretse papa nari narabuze imyaka myinshi nabi, ntangira kubona ko ari isomo rikomeye cyane mu buzima tuba tugomba kwiga. Si byiza guhubuka, si byiza gukeka umuntu, si byiza kubwira umuntu nawe atarabaza kuguhereza ubusobanuro bwe, si byiza kuba mu buzima bumeze gutyo, si na byiza kandi kwereka umuntu ko utamubabarira. Ibyo byose ni ibintu tuba tugomba kumenya. Gusa nanone nubwo tugomba kubimenya, nahoberanye na papa numva urukundo rwa papa. Nabaye ikigwari, niyeretse papa nabi. Natwe rimwe na rimwe n'igihe tujya duhura n'ibibazo maze tukirika abantu nabi, ntituzongere. Yitwa Banini Odette Uwingabire. Akiro Kanyuga. Stay safe, be blessed, we love you.